Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze ujye kureba iyi video. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara z'ibyorezo. Indwara z'ibyorezo ni indwara zikwirakwira ku muvuduko munini kandi zigafata abantu benshi mu gihe gito. Bamwe mwarazumvishe ariko ntimwasobanukiwe. Nje kubafasha gusobanukirwa imikorere y'izo ndwara akenshi twita ibyorezo. Kwakwibaza ngo ese ubundi indwara z'ibyorezo zibaho? Ni ryari zatangiye kugaragara muri iyi si? Ese habayeho icyorezo kimwe? Ukanibaza ngo ese ubundi indwara zose ni ibyorezo? Ese hari ingero zifatika z'indwara z'ibyorezo zabayeho? Ntiwareka kwibaza ngo ese izi ndwara zigira izihe ngaruka ku buzima bw'abantu? Ese kuba hariho indwara z'ibyorezo bidutwaye iki? Ni izihe ngaruka bigira ku mihindagurikire y'ubuzima bw'abantu muri rusange? Reka turebe uburyo indwara ihinduka icyorezo. Indwara y'icyorezo iyo iri gukwirakwira ku muvuduko munini mu bantu benshi kandi mu gihe gito, aho ntabwo iba ikiri indwara isanzwe ahubwo ihinduka icyorezo. Ibyorezo nabyo bigira ubwoko butatu, aribwo epidemic, pandemic na endemic mu rurimi rw'icyongereza. Reka turebe aho bitandukaniye. Epidemic ni igihe indwara iba yibasiye ibice runaka by'ahantu ikakayogoza nk'igihugu kimwe cyangwa bibiri ariko itari mu gihugu hose. Dore ingero za epidemic waba warumvishe harimo cholera, impiswi, malaria and danger fever. Reka turebe no kuri pandemic. Icyorezo cyitwa pandemic iyo cyakwirakwiye mu bice byinshi kigafata hafi isi yose. Urugero rwa vuba COVID-19, mwese muzi ibyo yakoze n'impinduka yakoze mu buzima bwacu. Turebe mu mateka. Mu mateka mu mwaka w'1941 hagaragaye icyorezo cya sida aricyo bita HIV. Iyi ndwara kuva yabaho imaze gufata abantu barenga miliyoni 70, imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga miliyoni 38, kandi iyi ndwara iracyakomeje gutwara ubuzima, ariko twayirinda kwirinda ubusambanyi n'ibindi mico itari myiza, kuko mu busambanyi niho yandurira cyane. Ese ubundi iki cyorezo cya sida ukiga ko cyakomotse? Umuntu wa mbere wasanzwemo iyi ndwara akomoka muri Congo Kinshasa, aho byari mu mwaka w'1959. Ni nawe wabaye wa mbere uhitanwe n'icyorezo cya sida ku mugabane wa Afurika. Dukomereze kuri endemic. Icyorezo cyitwa endemic iyo gikwirakwira uduce tugiye dutandukanye ku kigero mutabitekerezagaho, kikagenda gisimbagurika cyifata agace. Imyaka 200 irashize hagaragaye icyorezo cya endemic cyitwa common cold muri Misiri. Hari n'izindi ndwara z'ibyorezo byabayeho bizengereza ikiremwamuntu nk'icyiswe ubushita. Imyaka 4000 irashize hagaragaye iyi ndwara, kandi iyi ndwara igenda ihindagurika uko bwije n'uko imyaka ishira. Ibyorezo byabayeho ibyo muzi ni byinshi navuze, kandi biracyanariho. Nta cyizere gihari cyemeza ko bizarangira. Ubundi bakwibaza ngo ibyorezo bituruka hehe? Iki gitera ibyorezo? Dore ibintu 4 bitera ibyorezo, harimo bacteria, virus, fungi na parasites. Reka turebe zimwe mu nkomoko z'ibi byorezo. Ibimenyetso byinshi byemeza ko zimwe mu ndwara ziva mu nyamaswa z'agasozi zikazizana mu bantu. Dore ingero z'ibyorezo byemezwa ko byakomotse mu nyamaswa. Ku mwanya wa mbere turasangamo icyitwa sida, yakomotse mu nyamaswa bita inguge. COVID-19 yakomotse mu nyamaswa yitwa agacurama. Icyitwa smallpox cyakomotse mu nyoni. Icyitwa monkeypox cyakomotse mu nyamaswa bita inkende. Ese ubundi ibyorezo bigira izihe ngaruka mu mihindagurikire n'imibereho y'abantu? Twavuga nko mu buzima, ibyorezo bitwara umubare munini w'ubuzima. Twareba mu bukungu, bitera ibihombo, ubukene n'ibindi byinshi, kandi bikadindiza iterambere ry'ikiremwamuntu. Ese twakwibaza ngo hari amahirwe yo kurokoka ibyorezo? Ese niba hari amahirwe, iki dusabwa gukora ngo turokoke? Igisubizo cyoroshye cyane, yego. Ariko
hari icyo dusabwa gukora kugira ngo turokoke ibi byorezo. Dore bimwe mu byo twakora kugira ngo turokoke: nko kugira isuku. Nubwo wumva ari akantu gaciriritse, ni kamwe mu ngamba fatizo mu kwirinda ibyorezo. Icya kabiri twakora: kwirinda kwangiza ibidukikije n'ibindi byinshi tugirwamo inama. Ibyo nibyo bikomeje kutunanira, bikadutiza akaga k'ibyorezo. Twese duhaguruke, turwaneho twubaka amavuriro n'ibindi bituma duhangana n'umwanzi watuziye, ari we icyorezo. Ndagushimiye wowe wabanye natwe. Iyi ni